ikintu cyose nshaka uragikora oya pana icyo ari cyo cyose hano imbere cyaguhoza cyakumara ubwo bushyuhe icyamara ubushyuhe cyose uragikora ubu nona ugiye kukinkorera imbere ya kamera rero it's okay bafite ipfunwe ufite nyashi usara umuntu utagira nyashi nusa nicaje iki danje ukuramo kurusha icyo wakura muri kagataye nyashi kinifasha abagabo niko nkeka simbizi ibafasha kuzamura irari Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga yitwa nde ntabwo muzi wibimbaza ariko sex ibamo imyuka ibiri munyumve neza sex ibamo imyuka ibiri ugerageza kwegera mikoro ariko umwuka wa mbere hari ukuntu uhura n'umuntu urukundo wamukundaga mutarakora sex rugahita rwikuba inshuro utabara ariko ku ruhande rw'umukobwa ku ruhande rw'umuhungu mwese uwahuye na wa mwuka nakubwiye wa mbere uryamana na ex bikaba byiza kurusha na sheri muri kumwe yes reka nizere yuko mumeze neza nshuti bakunze ba Elifam Media muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo na hagati mu mutima w'igihugu i Kigali diaspora muri mu ntara ya gatandatu bantu muri Ikongo aho mu burasirazuba Igoma bantu muri Kampala muri Uganda barasa naho bavuga ikinyarwanda ra hoya hano hafi za Gatuna bantu muri Tanzania muri ibi bice nyine byegereye u Rwanda muraho neza reka nizere yuko ibintu ari amahoro mwibutse se gukora subscribe nimba utarayikora ongera urebe neza ubundi ukandeho ujye dukurikirana umunsi ku munsi wowe wamaze kuyikanda reka nkushimire cyane nitwa MC Gift ni rusobanya baswa mu basize nk'abizigamigani sindi nshobera mahanga ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga nkigucyangane ko ziyo ricinze ukizi yazamba n'abayingutse ingusho dutijanda kwitabaro nkimana igihugu guma uri guseka icari varewe aho kumbwira ngo guma arambwira ngo ishi yampinduye inka guma umeze neza se ugerageza kwegera mikoro very what very cool yeah ese ubwo cool bishatse kuvuga iki ko nje ntazi icyongereza ako man ni mukano hehe ya kwiga ubu myaka mfite urabona nakiga nkabishobora uburezi kuri bose se bishatse kuvuga iki abana banje bakajya bajya kwiga se nanjye nkajyayo uko nukuri ubu se nawe uzasubirayo mwaka ngahe aho nshaka umeze ute se wana meze neza naremba kumbuye iminsi myinshi kabisa nyinshi cyane abantu bo kuri Elifam Media baragukunze niyo mpamvu tubwagaruye ahangaha guseka neza ngo ntibari baherutse kubona umukobwa urira barakoze kunkunda nanjye narabakunze bakurebe nawe ubarebe wana turebana abashu munyishimire ese nawe wabaga mu bashu aya kubihakanye kandi uri kubita abashu amakuru y'iminsi se ni meza uretse ko i Kigali harakonje ejo imvura ntiyaguye se yaraguye ariko njye ndumva ndi gushya cyangwa ndarwaye cyangwa ufite ubushyuhe bashaka kumpoza ariko rero niko ugiye kumpoza naguhoza rero njyewe cyangwa ugiye kunzimya njyewe icyo waba ushaka nagikora oyasi yego ikintu cyose nshaka uragikora oya pana icyo ari cyo cyose hano imbere cyaguhoza cyakumara ubwo bushyuhe icyamara ubushyuhe cyose uragikora ubu nona ugiye kukinkorera imbere ya kamera rero it's okay komisengira ubwoba niko uyu munsi rero nakuzanye ngo nkwibarize utubazo tumwe na tumwe bya bibazo bimwe byawe bya bibazo byanjye n'ubundi rega buri gihe ngendana ibibazo ariko ntabwo ndi umunyabibazo ubona umuntu ufite amatama angana nk'ayanjye araye ibibazo sha umeze neza yego
muri no minsi mu basore no mu bagabo tugenda twumva ibintu biharawe byitwa nyashi. Nyashi, yes. ubona abakobwa bamwe na bamwe badafite nyashi bafite ipfunwe, wowe uhagaze Bafite ipfunwe? ufite nyashi? Usara umuntu utagira nyashi nusa nicaje iki? Oya, hari igihe wenda ziba ziriho ari umuhango, ari ukuvuga ati ni nk'ikimenyetso. Oya, mundi buri gihe nyine n'igihe cyacyo. None se wanyereka televiziyo z'ibiromba? Televiziyo z'ibiromba? Ushatse kuvuga iki? Mbwira nyine televiziyo z'ibiromba. Sha. Noneho ndatangaye. Televiziyo z'ibiromba ntabwo zikigezweho. Zakunzwe se? Zarakunzwe, none ubu ngubu akwa mugane ziri he? Ngo n'uyifite ngaragenda ngo bakamuha flat. Aga frante sha. Flat nizo zigezweho. So gura nabari guhindira nyashi. So okay, ndabumva ni mu gihe cyabo. Akwari igeze zavaho. Ubwo ushatse ko kwari igihe kizavaho? Cyane. Ariko mbere ariko wari ubona babana butuminyoni bafite agatayi keja. Nkawe wowe ufite nyashi da. Ufite nyashi ndagukubita. Barabana kara gatayi ni keza cyane. Hanyuma ubona nyine nk'abatipe nk'abasore cyangwa abagabo bazirarikira, ubona iyo urebye nk'abo ubona bakurikiyeho iki? Cyeka mbabajije wende inyungu bakuramo, ariko nyashi ndibaza nta kintu cya danje ukuramo kurusha icyo wakura muri ka gatayi. Nyashi kinifasha abagabo niko nkeka simbizi. Ibafasha kuzamura irari. Kuzamura irari? Kuko ubona umwana ikibuno kigenda kigira ngo nyine ukumva ugize ubuntu bwo bwuzu. Ariko mu by'ukuri uramutse ugezeyo usanga nta n'ibirenze. Usanga nta n'ibirenze? Avuga se shaho nadaze bite mu Ngwiki none ngo niko ibanga abantu nyine batazifite. Ibanga. Mbaza neza. Ngira. Mbaza neza ikibazo cyawe. Abantu nyine batazifite. Shaka ko bafite ibanga. Irihe banga? Sirihe banga? Nyine nakubaza kubera ko ngo ushobora kugerayo kuri bari abantu nyine bazifite, ugasanga nta kintu kirimo. Sanga nta kintu bafite? Ayi wowe baba bagifite kinini ahubwo. Ubwo se nituganira uri kureba chat biraherera, ntabwo uri bunkurikire neza. Oya ndagukurikira n'ukuri. Ngaho banza usoze. Kamanze Mendetse. Hanyuma muri no minsi Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yitwa nde? Ntabwo muzi. Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yitwa nde? Ariko sugurane ninde sitamuzi. Yitwa nde nyine mbwira? Si ngombwa ko muvuga menye ko muvuge kandi nari nkubajije izina rye. Frasa singirenera. Inde? Ngirene. Ngirene irinde yitwa nde? Akuse wowe. Wamenya kandi Ngirene niwe Minisitiri w'Urubyiruko. Minisitiri w'Urubyiruko yitwa Ngirene. Ayiwe. None se Ngirente ntabwo uzi ko yahoze ari Minisitiri w'Intebe? Ako se byagenze bite mu rubyiruko? Kuki mutamenya abayobozi babakuriye? Ubu ntabwo uzi Minisitiri w'Urubyiruko kandi nawe urubyiruko. Sinukubwiye ko muzi. Yitwa nde? Ngirente ariko. Dr. Ngirente. Ngirente. None se ngiye ko wonzi yitwa utuma twishima John Abdallah. John? Ubwo hagati yanjye nawe harimo wibeshye. Hagati yande nande? Nanjye nawe. Harimo wibeshye. Ubwo wibeshye ninde? Nje nkubajije ikibazo muzi. Ko nanjye wamvuze ndamuzi. Uracyamuhagazeho. Okay. Njyewe rero nari ngiye kukwibariza ubwo nimba wanze kumva ibyo nkubwiye ubwo uze kureba muri comment cy'abantu bakubwira. Sibyo? Muri comment batubwire. Ariko wigaye. Kandi muri comment butaratubwira. Sanze utazi Minisitiri w'Urubyiruko kandi nawe uri rubyiruko.
ndamuzi namusubiza. hanyuma icyo nashakaga kugeraho ejo mu ijambo yatangaje ryakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga harimo ko anenga abakobwa bajya kuri live za TikTok, hanyuma abantu bari hanze y'igihugu mu mahanga bakabashuka bagakuramo imyenda ngo bakunde ngo babahe amafaranga ngo babahe za gift z'indabo ngo n'amakoyine n'ibiki bira byinshi biba biri kuri live za TikTok. Ubona kuba umuntu ashobora kuguha ni amafaranga angahe wowe umuntu ashobora kuguha? Nkamuha ifoto yanjye nambaye ubusa se? Oya, ukaba ushobora kujya nyine imbere ya kamera ugakuramo imyenda. Nta namwe. Serious? Ubu nko kubisa utumiliyoni twanjye ijana nkagenda nkagurisha ikibanza nasize Rwamiko ase ijana burazageramo. Nta mafaranga wama wonge kuri kamera nambara ubusa. Kubera iki? Kubera ko neretse amafaranga saharuta byose. Ndi umunyarwandakazi, amafaranga saruta agaciro kanjye. Neretse ababikora bose abanyarwanda. Ni abanyarwanda ariko batubahiriza umuco. Ubwo rero ubona ikibazo bafite ari iki? Ikibazo bafite cyane cyane ni icy'imyumvire. Gute? Urumva wenda niba umuntu amubwiye ngo aramuha ibihumbi 100 cyangwa aramuha iyo miliyoni cyangwa se aramuha ayo magift, ntaza amafaranga abavunjemo abahagaze kuri live, sibyo? Akerekana za nyashi twahoze tuvuga, akerekana mu gituza, sinzi n'ibyo minisitiri yakomojeho ngo ni 360. Je sinzi n'ukuntu bavuga gute? I don't know. Reka umuturage rega ngiye sinzi bijya mbere. Oyas. Kandi waratubwiye ko ubuse wibagije ibyo yavuze mu kiganiro gishize. So kuvuga ko naje Kigali bikuyeho ko rego kivamo nago kikuvamo. Kandi ukaba ufite imyumvire itandukanye ni y'abasize. Kivamo nago kigira ute? Nago kikuvamo. Okay, nago biza. Abo bantu rero reka tubagira inama. Inama nabagira ntago ari byiza. Ntago ari byiza already kuba wakereka umuntu ubwambure bwawe ntago ari cyo cyamukurura. Oya. Umuntu uri seriye ntago yakururwa n'ubwabo. Suri ntabwo bazi ko uyu muntu yambaye ubusa bagaragara nabi. Abagaragara nabi se gute? Yesu we. Kandi ari byo. Uzireba utambaye uri muri douche. Nese nakireba gute nge? Douche yanyu sirimo mira. Uzajya muri mera ureba ubusana bari ko yambaye neza wikwije. Ubugaragara neza. Uvugishije kuri yo ndebyo ubona nogera muri douche. Ibyo uvugisha ukuri. Wogera hanze se? Wogera ku Karubanda? Oya nogera mu rugo. Nogera mu rugo. Ariko atari muri douche. Ese wari wajya koga muri piscine? Yego. Ugakuramo imyenda yose? None se harasi ku Karubanda ndagufasha. Oya nsigaranaga none se n'ubundi nahara kuri live sibyo? Ntago bakuramo imyenda yose ngo ishire. Baba basigaranye kujya koga nyama ngira ngo nduhura umubiri wanjye mere neza, ariko kuri live wabari ngo mu kazi bashaka amafaranga. Gute ushakisha bakoze ko bafite amaboko n'amaguru bizima utaragiye kujya kwanika imyanya y'ibanga sura cyane imyanya y'ibanga shawara ubwo imyanya bagiye ku Karubanda hanze ibintu byose hanze Marina nomba ntago ari byiza. Hanyuma ni nama abanyarwanda bavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Agapfundikiye gatera amatsiko. Kuri ubu ubona hari utugipfundikiye tugihari naga kibavugaga buri. Turahari. Naga kibavugaga agapfundikiye gatera amatsiko. Ntetemenya noneho ko ikinyarwanda nta kantu runaka bameshonize. Nawe nyine nta kintu gihari nyine kimwe gusa bavugaga. Oya ni ikintu cyose nyine kiri mu ibanga gitera amatsiko. Rero uraza kungurira kano kuko ngenda nkwigisha itono twinshi. Ubwa mbere nakubwiye minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Karinde John inde utuma twishima ngenda fata bro none n'ubu ngubu ngiye kugusobanurira ako kantu bavugaga wivuga ngo ntibamenshoninza akariko nagaseke urumva iyo gapfundikiye ntuburi kumenya kirimo imbere sibyo, ariko iyo gapfundi bikabona kirimo imbere amatsiko arashira. Nese nagaseke gusa ubu ngubu kado nayifunze nkayikuzana ntufite amatsiko utarareba kirimo. None siko bagereranyaga na kera izo kado zabagaho nyine kado ntuzi ko byari biseke. Nyine kamara bavugaga ahubwo ni ikintu cyose kiri mu buhisho bakuzana iyo utarabona. Ufite amatsiko ariko ukimara guhishura tinye nta kintu kirimo se. Tubati kumbe. Aha ngaho ariko noneho urantsinze. Ngiye nagomba. Ukubera iki?
nyine bamwe mu basore njya mbacamo nkumva bavuga nkayata mu gutwi nanjye nkayazana hano kuri mikoro kurandi injajwa nta kintu njya misha njyewe ibanga nicyo yibagiwe meze nk'akabati karimo ubusa akabati k'ibirahure nanjye karimo ubusa k'ibirahure nta kintu wahishamo ngo bikunde buriya nanjye rero noneho abatipe rero bakavuga iyo atararyamana n'umukobwa ubona mufitiye ifemba bya danje arumva nyine akamuha urukundo akamuha keya ibintu byose ariko iyo ageze kuri iyo ngingo ahita atangira kumufata nk'idebira turiya tiyara siremeranywa nabo ubundi sexy ntabwo nyifiteho uburambe cyane uyifiteho uburambe buke warayikoze ibyo wibimaza ariko sexy ibamo imyuka ibiri munyumve neza sexy ibamo imyuka ibiri ugerageze kwegera mikoro ariko umwuka wa mbere hari ukuntu uhura n'umuntu urukundo wamukundaga mutarakora sexy rugahita rwikuba inshuro utabara ariko ku ruhande rw'umukobwa ku ruhande rw'umuhungu mwese uwahuye na wa mwuka nakubwiye wa mbere mwiza hari umwuka mwiza uba muri sexy ku buryo uhura n'umuntu akakurarura hahandi niba uri no mu bandi uvuga ati noneho uriya muhungu cyangwa ati noneho uriya mukobwa uwo ni umwuka wa mbere mwiza hari n'undi mwuka mubi uwo ni uwuhe rero nawe ni wa mwuka mubi uhura n'umuhungu mukiteretana mutarahura ngo muryamane ukabona ntabaho umuhungu ntakabona umukobwa nabaho n'umwana mwiza mwamara guhura inshuro iyi imwe ugahita umwanga kuri rwa rwego wumva wicuza no kuba waranamumenye akaba ari umusore wanga umukobwa cyangwa akaba ari umukobwa mwese mugangana nyine bitewe n'uwo mwuka wahuye nawe umuhungu agahita kwanga kuri rwa rwego na nimero yawe ahita yiboroka batubwire muri komenti birahari hari umukobwa muhuru ugahita uboroka nimero ye oyasi biri seri ndetse umukobwa bwo nuko abase ni wa mwuka mubi nyine mwahuye nawe kandi wenda muri iyo sexy y'imyuka ibiri wenda n'icyo gihe muri kuyikora byagenze neza se byanagenze neza ariko mwamara kuyikora aferi irangiye ukigaya ukavuga ati njyewe runaka njyewe Patrick njyewe Claude we n'aka gakobwa mana n'uwabyumva yanseka agahita uboroka nimero ukanayisiba benshi se ko bavuga ko iyo sexy nyine ibaye amatsika abashize barabeshya hari uwo muhura noneho ukagira ngo amukorogeyeho hahandi bimeze nka Rinesa yaririmbye ngo kubera iki ngo kuki ngo njye nawe ngo rompe yo twakwamye baratse iriya rompe ni iki rompe nyine ni sexy guhura hari ukuntu abantu baba badakundana umaze kunsirimura hari ukuntu abantu baba badakundana sheri ariko nyine kuri sexy umuhungu warabuze imbaraga zimwima nyine wagera kuri rompe hagashya uri kubifiringa nkaho hari ikintu cyabaye nsangiza amakuru nyamara ikintu cya mbere ni amakuru rero nuko mbizi ngenda nganira n'abantu bagiye batandukanye nzanye n'abantu bagiye batandukanye ndabizi ko hari ukuntu mudakundana ariko mu kuryamana byarabonaniye kubireka uzi impamvu se ni wa mwuka mwahuye n'umwuka mwiza utuba nese ubamatanisha gutya none hiyo ngingo rero wagumyeho mukamatana kuri rwa rwego kuri rwa rwego kuri rwa rwego bomba nawe ni mushaka ko muryamana uzi ko hari igihe uryamana na ex bikaba byiza kurusha na sheri muri kumwe oyasi harya wa mu ex wambwiraga mbere ntabwo mukivugana wapi maheruka nko kuvugana ryari ntabwo tuvugana haciyeho nk'umwaka maybe wigeze uryamana na ex nahise ubwo nararibonye abukehe mwana wanjye rega ndaganira njye naganira n'abantu nifite nani IQ iri hejuru cyane uranganiza nyine ibyo mbwenge nkabyumva kabiri nkahita mbyanariza ngakora ubushakashatsi naje gusanga rero ari iyo myuka ibiri iba muri sex iba mu guhuza imibiri cyane ko sex ikorerwa imbere mu mubiri niyo mpamvu niho ibera imbere mu mubiri ubwo nuvuga ngo iyo mu mubiri imbere niho byisobanurira niho bibera aho uburemereye nirekera bakumbaza ibyo bishego sibyo ni ibishego reka tuba tugomba kubwira abantu ibintu ibijya mbere hanyuma rero ubona ari ngombwa ko
umuntu mukundana ubona ari ngombwa ko urukundo rwanyu rukomera ari uko mwaryamanye? oya, kubera iki? hari ikintu ngiye kuvuga kanyivuga ndeba muri kamera banyumve, nanjye ndi urubyiruko ntabwo ndasaza, ariko bareke kwitiranya ibintu. Sexy ntabwo ari urukundo, ntabwo ari rwo rukundo, no. Ariko sexy iryoshya urukundo. Reka mbe nkanje ri mutobaruka ngo subiramo ako kantu. No, ndabicuritse. Ntabwo sexy ari urukundo, ariko urukundo ruryoshya sexy. No kuvuga ngo sexy ntabwo iryoshya urukundo, urukundo ruryoshya sexy. Sinzi niba bari kumva kino kintu. Kambi subiremo. Waruvuze mbere nako gafite ukuntu kumvikana. Kambi subiremo. Ntago sexy iryoshya urukundo. No. Ahubwo urukundo ruryoshya sexy. Niko wabyumvishe se? Niko ntago ariko nabyumvise, ahubwo niko biruzi gukora sexy n'umuntu ukunda. Nyina umuntu hari mu rukundo. Nini ndabitekereza bikansiga. Mushimire. Reka nshimire n'abantu ba Elifam badukurikiye. Reka twizere yuko hano habaye mu rugo kuri Elifam Media. Hano ni mu rugo, ntago ndi umushyitsi, ni umusango. Nitwongera no kugukenera tuzakubona. Murabyemerewe. Abantu ba Elifam Media namwe mukomeze kugira ibihe byiza. Ni MC Gift, ibiganiro byacu byo nakagaruka.